Yesu, Yesu, Mwami w'ishema. Yesu, Yesu, umara agahinda. Uze, uze, kudukomeza. Reka tubasuze mwese mudukurikiye. Imana y'amahoro nibahe umugisha, nibahe imbaraga, nibahe ubushobozi, ubushishozi, ndetse ibakomeze ubuzima bwose waba burimo uko umeze kose. Imana y'amahoro niguhe umugisha. Imana y'amahoro ni nyir'imbabazi, ni nyir'impuhwe, irababarira, ni umubyeyi usumba abandi. Uyu munsi tuje kuganira ku ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Uyu munsi twazirikanaga muri Kiliziya Gatolika ikuzwa ry'umusaraba wa Yezu Kristo, umusaraba w'ikuzo, akamaro k'umusaraba. Ese umusaraba ni mubi cyangwa umusaraba ni mwiza? Cyo tugiye kuganiraho umusaraba nk'uko tubibona mu gitabo cy'Ibarura, umutwe wa 21 mu murongo wa 4 kugera ku wa 9. Akamaro k'umusaraba mu buzima bw'umukristo cyangwa se mu buzima bwa muntu ni akahe? Rimwe na rimwe twumva umusaraba nk'ikigeragezo, y'abantu babana, umwe akabera undi ngo umusaraba, umwe akamubera ikigeragezo. Umusaraba uraremera, nibyo. Reka tubirebe, ariko turaza kubona ko umusaraba ushobora kuba ari mwiza bitewe nuko wawutwaye. Mwese reka mbasuhuze, utarakana subscribe yikande, ndetse nawe wayikanze Imana iguhe umugisha. Sharing iki kiganiro kugira ngo n'abandi bose bumve uko Kristo agira neza. Ijambo ry'Imana twarisanze mu gitabo cy'Ibarura, umutwe wa 21 cyangwa se igice cya 21 umurongo wa 4 kugera ku wa 9. Umutwe w'amagambo uragira uti: inzoka zifite ubumara butwika. Bava hafi y'umusozi wa Hori, bafata inzira iva ku nyanja y'urufunzo, bakagenda bakikira igihugu cya Edomu. Ariko imbaga iza gucikira intege mu nzira, itangira kugaya Imana na Musa ivuga iti: mwadukuriye iki mu Misiri? Mwagira ngo tugwe muri ubu butayu butagira amazi ntibubemo n'umugati? Twarambiwe guhora turya iriya ngirwa mugati. Uhoraho aterereza Abayisiraheli inzoka zifite ubumara butwika, zirabarya, bapfamo abantu benshi cyane. Imbaga izisanga Musa iramubwira iti: twakoze icyaha igihe twakugayaga wowe n'Uhoraho, none twingingira Uhoraho adukize ziriya nzoka. Musa asabira imbabazi umuryango, maze Uhoraho aramubwira ati: curisha inzoka isa n'izo zabateye, uyimanike ku giti. Uwo zizajya zirya akayireba azajya akira. Musa acurisha inzoka y'umuringa, ayimanika ku giti. Iyo rero inzoka yaryaga umuntu maze akareba iyo nzoka y'umuringa, yahitaga akira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bavandimwe, turaryumvise iri somo ryiza cyane. Bino biranaganisha akamaro k'ishusho. Bamwe bavuga ko Abakristo Gatolika basenga ibishushanyo, basenga amashusho. Ariko bavandimwe, Imana niyo mucamanza.
ntabwo ari byo, ntabwo abakristo gatolika basenga amashusho. Ishusho ni iya nyirayo, ishusho ni iya nyirayo. Ifoto, iriya foto, ufashe ifoto ukayikubita ntabwo nyirayo yabyumva, ariko ifoto y'ukunda n'ubundi aba ari mu wo ukunda. Ntabwo ushobora gufata ifoto ya nyakubahwa perezida wa repubulika ngo uyifate uko wishakiye, oya, ntabwo ari byo. Cyangwa se y'umugabo wawe, cyangwa se y'umugore wawe, cyangwa y'umwana wawe, ntabwo wabona umuntu ari kuyikandagira yica nabi ngo bibure kukwibutsa. Cyangwa se ifoto y'uwawe witabye Imana ngo ayifate uko yishakiye ngo umwemerere. Ifoto iri presentinga uyiriho. Ishusho, umunsi harabamaze iminsi bitaba Imana, Imana ibaheruko ridashira, ariko ifoto ye aracyari mu ifoto ye, ishusho ye niyo isigaye, umubiri warashyinguwe. Dufite abantu benshi twibuka, ariko tubibukira he? Mu mafoto yabo. Iyo ugize n'amahirwe ukaba uzi n'ahantu ashyinguye, ujyayo ugakoropa kumva ye. Just ni ishusho, ni ishusho. Akamaro k'ishusho ni akahe? None ishusho y'inzoka, inzoka ni ikimenyetso cy'ubuzima. Muzarebe ku mafarumasi haba hashushanyijeho inzoka yiziringiye ku giti. Birabisobanuye ko nuhareba urakira. Ntujya kuri farumasi baraguha umuti ukire. Ikimenyetso cy'inzoka ni ubuzima, ubuzima. Uzarebe uhuye n'inzoka uhita wumva utazi ukuntu ubaye mu mubiri. Akamaro k'inzoka, si inzoka iyi ngiyi ngo shitani ni iki, ni ubuzima. Uyirangamiye arakira. Ariko iriya shusho y'inzoka yagenuraga Kristo, yerekanaga Kristo uzaza agapfa, agapfira ku giti cy'umusaraba, maze umwizera. Mubonye Abayisiraheli bari kugenda mu butayu, bararambirwa kandi wibuka ubucakara bari barimo. Imana irimo irabajyana mu butayu bari kugenda, ikajya ibaha imigati, batangira kwitotomba, kwinuba, batangira gutonganya Imana, bayibwira iti wadukuriye iki mu Misiri? Waje kutwicisha inzara hano? Ese ubundi ni nko kuyibwira ngo wari watekereje? Imana itagira plan. Kwitotomba cyangwa se kurakarira Imana bishobora gutera icyaha gikomeye. Ese Mana, kuki utinze kunsubiza? Kuki utinze kumpa umwana? Kuki utinze kumpa urugo? Kuki untwariye umugabo we nonaha? Kuki umfakaje? Kubera iki? Iyo ndekera hariya, ubundi se wabikoreye iki? Oya, ibyo ngibyo uri gucumura kandi birakaza Imana. Reka ubushake bw'Imana aba ari bwo bukorwa. Mu gihe ushaka kwirwanirira, mu gihe ushaka kwirwanirira, uraza gucumura, uraza kwihutisha ibintu kandi mu buryo Imana idashaka. Imana ifite inzira zayo, izi uko izabigenza, izi icyo izakora, izi n'uburyo izagikora. Wiyiha pressure, wiyishyiraho igitutu, wiyirukansa. Imana ni umubyeyi, Imana ni urukundo. Yandika ibigororotse ku mirongo igoramye. Ibidashobokera abana b'abantu imbere yayo, imbere y'Imana, ni ubufindo. Bavandimwe, mureke turi ku bushake bw'Imana aba ari bwo buhabwa intebe. Rero kutihangana, kuki tutihanganira ibigeragezo? Kuki tutihanganira imisaraba yacu? Kuki tutihanganira ibyago duhura nabyo? Gutegereza, tegereza urebe, tegereza wihanganye, tegereza udacumura, tegereza ubushake bw'Imana. Igihe cy'Imana nikigera
ubuzima bwawe buzagenda neza. Iyo utuje ugategereza Imana, urya ku byiza by'uhoraho. Urareba Musa hagiye asanga batangiye gucura ibimasa, yagiye guhura n'Imana bararambirwa. Kubera iki ugenera Imana ngo izaze iki gihe ngo bikore mu minsi 2 ngo ndakwemera? Ibyo ntabwo ari byo. Emera ubushake bw'Imana, Imana iragukunda kurusha uko ubitekereza. Tureke kwirwanirira, mureke tureke ubushake bw'Imana aba ari bwo buhabwa intebe. Kandi Imana iragukunda, nta kintu Imana ikora hatarimo urukundo. Imana ni urukundo, nta kintu ishobora gukora igamije kugirira nabi umuntu. Imana yabahaga imigati ariko bararenzwe, bibagiwe ko mu Misiri bakubitwaga, bibagiwe ibibi babakuyemo. Wibagiwe aho Imana yagukuye, wibagiwe ubukene wari urimo, wibagiwe ubuzima wari urimo, utangira kwiyibagiza aho wavuye. Kwibagirwa aho wavuye ni intangiriro yo kurimbuka, ni intangiriro yo kwirata. Menya ko wavuye habi, menya ko uri kuva habi, menya ko uzava habi. Twerekeza amaso inyuma twibuka icyo Imana yadukoreye, ariko kandi tunayishimira, tutayitotombera. Kuki nari meze gutya none mbaye gutya, bigenze bite Nyagasani? Oya, bwira Imana igushoboze kugendera muri uwo mujyo. Rero twige gutegereza, dureke Imana ikore, tureke gukora umurimo w'Imana, tureke kwihutisha iminsi. Imana niyo mugenga w'ibihe n'amateka, niwe mugenga ugenga byose. Imana niyo idufasha, niyo idushoboza, niyo itwitaho kugira ngo tube abantu yishimira. Ndagira ngo rero iki kintu buri muntu wese unkurikiye iki kintu cyumva. Umusaraba ntabwo ari mubi. Nuwureba kuriya nk'inzoka urakubera mubi. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Nuguma ku musaraba ntabwo uzazuka. Kristo yavuye ku musaraba, arahambwa maze arazuka. Reka kuguma ku musaraba, reba akamaro k'umusaraba. Kristo niwe yaturonyeho agakiza. Iyo adapfira ku musaraba ntabwo twari gukira. Yezu rero gupfa kwe ntabwo bukwiye kutubabaza, ntabwo bukwiye kudutera agahinda, ahubwo bikwiye kutuzanira ibyishimo kubera ko twaronkeye agakiza kuri iki giti cy'umusaraba. Njya mbibona abakristo bari mu nzira y'umusaraba bari kurira ngo se koko ngo bamwishe urubozo, oya. Kristo aragira ngo turonke imbabazi, imbaraga mu rupfu rwe. Yesu yarapfuye ngo dukire. Umusaraba rero tureke kuwitaho cyane, turebe inyuma y'umusaraba. Kugira ngo Yesu azuke yanyuze ku musaraba. Nawe kugira ngo uzabone ijuru ugomba kunyura he? Ku musaraba. Kunyura ku musaraba nta kindi ni ugutegereza ugushaka kw'Imana, tukareka kwinubira ubuzima turimo, tukareka kwinubira ibigeragezo turimo, tukiyemeza kwegera Imana, maze Imana nayo ikadufasha. Ni kenshi ibintu bitubaho tutabiteganyaga, ukibaza rimwe na rimwe icyo Imana ibikoreye, ariko umukristo wa nyawe agomba kumva ko ari ikiru, ari umusaraba akwiye kunyuraho kugira ngo azazuke. Ku musaraba turapfa tukazuka tujya mu ijuru. Ubabajwe n'umuntu mwashakanye, ubabajwe n'abana bawe, ibigeragezo, oya wikwirwanirira. Imana ifite impamvu. Reka kwirwanirira, reka kwifatira icyemezo ngo wice mugenzi wawe, reka kwifatira icyemezo ngo ukuremo inda, reka kwifatira icyemezo. Iyo utihanganye bivamo ibyaha byinshi.
kutihangana. Abisirayeli banze kwihangana, banze gutegereza umugambi Imana ibafiteho, banze kureba umugambi Imana ibafite, ahubwo birebera iby'uyu munsi. Oya, ejo ni heza. Imana iradukunda. Kudategereza bituma twifatira imyanzuro, kandi iyo twifatiye imyanzuro dufata imyanzuro mibi, dufata imyanzuro itujyana mu cyaha. Ushiduka wagiye kwiba, ushiduka wagiye gusambana, ushiduka wagiye uri kubeshya. Twifatira umwanzuro bavandimwe, nimureke twegere Kristo kandi dutegereze twishimye, byose twishyira mu biganza by'Imana. Imana izi icyo ishaka kutugirira, ntabwo ari ibibi ahubwo ni ibyiza. Nk'abantu dukenera, tuba tuvuga tuti Imana ikabigenza uko, wagaruka ugasanga ntibyagenze uko wabishakaga. Ni ubushake bw'Imana. Wowe tunganira Imana, gerageza gutunganira Imana, ibindi byose urebe ukuntu byikora. Dutegereze isaha y'Imana. Isaha y'Imana nigera bizakoreka, reka kwirwanirira. Isaha y'Imana nigera umugabo wawe azahinduka. Isaha y'Imana nigera umugore wawe azahinduka. Isaha y'Imana nigera abana bawe. Isaha y'Imana nigera uzahinduka. Bavandimwe, reka kwifatira umwanzuro ngo wihekure, reka kwifatira umwanzuro ngo ugwe mu byaha. Oya, dutegereze ubushake bw'Imana. Imana iduhaye yabahaga imigati, ariko batangiye kuvuga ngo ningirwa mugati, umurengwe, barahaze. Bavandimwe, tureke kwibagirwa aho Imana yadukuye. Imana yadukuye habi. Bavandimwe, niba Imana yaragukuye mu bukene, nawe ukwiye kureba abari mu bukene. Niba Imana yaragukuye mu nzara, ukwiye kuba ureba abantu bari mu bihe wari urimo kera. Impamvu inzara yakwishe, impamvu Imana yemeye ko inzara igukubita, ni ukugira ngo nawe mu myaka iri imbere, mu minsi iri imbere, uzibuke abashonje. Ibintu byose, ibibazo byose duhura nabyo ni ishuri. Imisaraba duhura nayo ni ishuri. Yesu yadapfira ku musaraba, ntitwari kubona agakiza. Umusaraba bawushyiraga abantu b'ibivume, ibisambo, ariko Kristo amaze kuwujyaho wabaye w'agaciro. Ntabwo imibabaro ikwiye abanyabyaha gusa, imibabaro ikwiye n'intungane, kubera ko ni inzira ducamo dusanga Imana. Impamvu wamaze igihe nta myenda ufite, impamvu wamaze igihe wambara ubusa, ni ukugira ngo numara kubona ubushobozi uzajya ubona umuntu wambaye ubusa umwambike. Impamvu Imana yagukuye muri gereza, ni ukugira ngo ujye umenya akababaro k'abafunzwe, maze ujye kubasura. Nubwo bidasaba ngo uwagiyeyo bari ujyayo, ariko mureke twumva akababaro k'abandi. Ugize Imana iguhaye ibyo kurya, ngo urashaka ibintu, uri kwifuza ibindi. Ugiye kwiba itungo ry'abandi ngo ntuherutse kurya inyama. Kwiba. Emera iby'Imana iguhaye kandi binyuze mu nzira nyayo. Mu butayu Abayisirayeli barivumbuye, batonganyije Imana. Kubera tutabigenza gutya, murashaka kuyobora Imana uko ibigenza. Mureke Imana ikore uko yabipanze. Ibiryo iguhaye by'ibyo, wirarikira iby'abandi. Hano niho haturuka n'ishyari. Shyari rituganisha ku cyaha, kubera kudategereza. Bari guca imanza. Bavandimwe rero, mureke twegere Kristo. Twegere Kristo, niwe buzima, niwe iriya nzoka yashushanyaga. Ureba Kristo azakira. Utamureba hamanitse ku musaraba azavumwa, azapfa, azajya mu kuzimu, azaherayo. Ariko muri Kristo niho tubonera ubuzima. Muri Yezu Kristo niho dukura amahoro. Muri Yezu Kristo niho dukura kwihangana no gutegereza twishimye. Niwanga gutegereza, uzashiduka watangiye kugira gute,
kwiremera ibishusho, ibigirwamana. Mose yagiye hejuru ku musozi wa Sinayi agiye gufata amategeko aganira n'Imana. Abisirayeli babona aratinze, bafata umwanzuro wo gucurisha ibimasa bya zahabu. Batangira barayisenga, basenga inka, basenga ibiki. Bananiwe gutegereza. Mose aje asanga ibintu byaradogereye, abantu barirwaniriye. Ngo Imana ngo ntiyisubiza, ngo Imana ya Musa. Imana ihita ibarakarira. Iyo wirwanyeho, iyo ushatse kuvuguruza ubushake bw'Imana, uba wirwanyeho, ubihindukiriye ubushake bwa shitani. Nimureke amahitamo y'Imana tuyahe umwanya. Imana iradukunda, nta kintu ikora itwanga. Iyo ukora ibyaha, icyaha kizana ubucamanza. Iyo utangiye gucira abandi urubanza, uba uri gucumura. Kuki wahaye uriya se wabonye ko ari umunyabyaha akaba atunze, ko mbona bikura byose mu busambanyi? Oya, uri gufata umugambi, uri gufata umwanya utari uwawe. Imana niyo umucamanza. Tureke kujajinga. Icyaha, Uhoraho yahise abaterereza inzoka zifite ubumara butwika. Kubera iki? Wivumbuye ibikorwa by'Imana bitesheje agaciro. Yaguhaga umugati, utangiye kuwita ngo ngirwa mugati. Imana irarakaye, irabakumenaguye. Icyaha ni nk'uburozi bwo muri ya nzoka. Icyaha ni uburozi bwo muri ya nzoka. Abantu bose batarebye ya nzoka y'umuringa, ntabwo ari inzoka zindi, y'umuringa itari iya nyayo, gicurano, bose bagiye baribwa n'inzoka. Ni ukuvuga ngo iyo nzoka yabariye icyaha. Icyaha ni uburozi. Icyaha kirica. Icyaha urabora. Icyaha ni kibi. Irinde icyaha. Turangamire Kristo kugira ngo icyaha kitatwica. Yezu niwe uturuhura. Yezu niwe udukuraho ibyaha byose twari dufite. Yezu niwe udukesha. Iyo umurangamiye, iyo umutumbiriye ukavuga uti ibi bintu nubwo biri kumbaho, nzi neza ko Imana ishoboye byose. Nzi neza ko Imana inkunda. Nzi neza ko Imana ifite ikigamije. Maze ukareba ukuntu utambuka mu bigeragezo wemye, aho kugira ngo wifatire umwanzuro wikorere ibyo ushaka. Abandi bose bariwe n'inzoka, ariko inzoka yikuriye ugatumbira Kristo. Y'icyaha kikwishe, y'icyaha kigukomerekeje, y'icyaha kikujemo, ukareba Kristo, Yezu aragukesha, uhita uba umuntu mushyashya. Mureke turangamire Kristo, twirinda gukora ibyaha. Umuntu wese inzoka yaryaga, hari hasigaye amahirwe ya nyuma, ni ukureba ya nzoka y'umuringa, ni ukureba Kristo kugira ngo icyaha cyawe gikire, kugira ngo uruhuke imiruho n'ibiki, ni ukurangamira Yezu Kristo. Nta wundi wo kwiringirwa atari Yezu Kristo. Mureka twizere Imana. Imana irashoboye. Imana irashoboye. Ibyaha byose byacu yabyishyizeho kugira ngo tubeho. Umusaraba rero ntabwo ari mubi. Umusaraba ntabwo ari mubi. Umusaraba ni irembo ritujyana mu ijoro. Ihanganira uwo mubana, ihanganira ibigeragezo urimo, ihanganira abo mukorana, ihanganira ubuzima bwose uri gucamo. Imana iragukunda. Imana iragukunda kandi irashaka ko nawe ugira gute, ukunda abandi. Urukundo Imana yadukunze ntabwo rukwiye kutugarukiraho gusa, oya, turuhereze abandi.
bavandimwe rero, Kristo niwe buzima, Kristo niwe ya nzoka y'umuringa. Turangamire Yezu Kristo, ishusho y'umuringa. Ishusho rero igira icyo isobanura. Niba usenga ibishushanyo ni ibyawe, ariko ishusho ni urwibutso. Ishusho ni urwibutso rutwibutsa. Imfasha agafoto ka mama, I remember, mbita mwibuka, maze nkamuha icyubahiro, nkaho twaba turi kumwe. N'ifoto ikadire ye nkayishyira ahantu heza. Wagize ubona umuntu ufite ifoto ya Yuda ngayimanike cyangwa ya Pilato? No, umuntu wakoze neza akwiye kwibukwa, ariko tukamwigiraho. N'uwakoze nabi akwiye kwibuka tukamwigiraho, kudakora ibibi yakoze. Yezu Kristo niwe udukiza, Yezu Kristo niwe mureke tumutumbire ku musaraba, turangamire umusaraba. Ibigeragezo turimo, ibibazo dufite, ibyo twibaza, ibyatunaniye, turangamire umusaraba. Umusaraba rero nta wundi, nta bavandimwe bacu baduhungabanya, abavandimwe bacu badutuka, abavandimwe bacu badutesha umutwe. Ntabwo dukwiye kubirukana, ntabwo dukwiye kubica, ntabwo dukwiye kubahunga, ahubwo ni ukwitoza kubana nabo. Nitwirwanirira tuzacurisha ibimasa by'imiringa, usange duhuye n'ibibazo kurusha ibyo twari dufite. Mureke rero hamwe Imana Data, agakiza kose gaturuka kuri Yezu Kristo. Niwe dukwiye kwiringira, nta wundi. Yezu rero yaraje kugira ngo adukize icyaha. Niyo mpamvu nawe bariya Abayisiraheli, inzoka yamuryaga akarangamira, iyo nzoka yashushanyaga Kristo mu by'ukuri ntabwo yari inzoka ya nyayo, yari muringa, yari ishusho. Yezu rero niwe buzima, niwe ya nzoka, niyo yashushanyaga ko hazaza ibibazo byose tuzagira, ibyaha byose tuzagira. Turangamire Kristo, aradusubiza ireme, aratwongera imbaraga, araduha ubushobozi, ndetse aduhe no kumwizera. Mureke twizere Kristo, ibibazo urimo bizashira, uburwayi ufite buzashira, nta kitagira iherezo, nta joro ridacya, nta n'umunsi utira bavandimwe. Ariko hari umunsi uzira ntiwake, ntuke. Hari n'umunsi uzacya ntiwire. Duhore twiteguye bavandimwe. Hari umunsi uzaryama ntubyuke, hari n'igihe uzabyuka ntusubire kuryama. Bavandimwe, mureke twegere Kristo, niwe uzi ikidukwiye, niwe watuzanye ku isi, ni nawe uzi ko tuzabaho. Tureke kwirwanirira, dusabe Imana rero idufashe, duhe imbaraga, duhe ubushobozi n'ubushishozi byo kuyikurikira. Tutari kumwe na Kristo ntacyo twakwishoboza, tudafashijwe n'imbaraga za Roho Mutagatifu ntacyo twakwigezaho. Mwese rero nimugire amahoro. Umusaraba wa Kristo tuwugendereho, tuwuheke twishimye, duheke ibibazo byacu, ariko kandi tureke kubyitwaza gusa, ahubwo dusabe Kristo adutwaze. Ntabwo awudukuraho umusaraba, arabizi ko tuwukeneye umusaraba kugira ngo tuzazuke. Umusaraba rero tubwire Kristo adutwaze, ntabwo yawudukuraho ariko yadutwaza. Bavandimwe rero, reka nsoze mbashimira. Wowe uri mu bibazo, uri mu bigeragezo runaka, Imana y'amahoro iguhe umugisha, nikwiteho kandi ikurinde. Wowe uri mu gahinda ko kubura uwawe, wowe uri mu bibazo, Imana ifite impamvu, kandi mureke tuyubahire ugushaka kwayo. Tureke guca imanza, ducira abandi urubanza ngo Musa ngo yagiye, ngo yaratinze, ngo Yezu aratinze. Oya, ibyo tubiharira Imana. Twebwe icyo dusabwa no guhora dutunganye, ndetse tunasenga Imana yacu. Nyagasani Yezu nabane namwe.